yasishimwe. Uyu munsi ntabwo twubura icyo tuvuga kuri umukecuru n'umubyeyi wacu. Mu by'ukuri twarabaye umukecuru atakuwemo. Ijambo ryamaze kumpamagara ku kazi kuwa mbere sinabyemeye. Arambwira ati umukecuru ntiyari kurespondinga, unahise nk'akazi yirukanka usanga Imana iramufashe iramutwaye. Ntawuharira nayo ni umugambi wawe. Ariko icyo naje bifuza kuvuga kuri mukecuru nk'umuntu twabanye iminsi twari tugiranye hano. Mukecuru twamubonye akuze ari umukozi w'Imana, aza hano muri Tusami turamwakira n'umuryango. Tubajije ubuhamya bwiwe batubwira imirimo yakoraga, ko kenshi tubaza itahe umuntu yari akora imirimo, tubwira ko yakoraga mu diyakoni, yakoze imirimo y'Imana. Mukecuru yabayeho hano muri Torero rya Bondante, ajoininga timu y'abasenzi kandi akuze. Ndibaza ko hano muri Amerika ari ibintu bigoye umuntu ukuze kugira ngo abe ku karago, ariko umukecuru yatubereye akarorero gakomeye. Aza muri timu y'abasenzi. Muzi ko abasenzi bari mu bintu bigoye cyane, mu myamagaro yose igoye no kuba umusenzi. Ikindi kigira kabiri, mukecuru yagiraga imbaraga z'umwuka n'imbaraga z'umubiri. Abasenzi bafataga gahunda yabo yo kujya aho bashaka muri gahunda ijyanye n'umurimo. Mukecuru agahaguruka akajyana nabo n'integuke z'umubiri, ariko akavuga ngo ndi kumwe n'ab'ingenzi. Mukecuru buri gihe basengaga mu gitondo, niyo gahunda bagiye gusenga, ariko akikora akaza agakurikirana n'abajene, akavuga ukuri kose ndi kumwe nabo, ndamumerasi sabe umurimo w'Imana kuko n'Imana yampamagariye. Mukecuru ikintu cya kane yakundaga itorero. Yatuzaniye umurimo, yatuzaniye abakozi b'Imana, atuzanira ingabo y'imanzi, niwe wayoboye abadiyakoni, atuzanira umudamu wiwe ari mu bayobozi ba korali. Yazanye ubutunzi bukomeye muri iki gihugu. Icyo kintu mumaze mukimbere mu mwana amashi kuri icyo kintu yakoze. Ku cyumweru ku itariki 13 mukecuru yararamije, nariko ndareba video yiwe ahimbaza Imana. Babarire biranezeza cyane kubera icyera abandi bakecuru ari kuramya. Turangije amateraniro, mukecuru araduhobera, ikimenyetso cy'uko hadusezera. Aho ni ku cyumweru, ntabwo nzi ko twageze ku wa mbere ijuru rikamutahana. Mukecuru yahoranaga amahoro n'umunezero mu mutima we bitavugwa. Yari umuntu uhora gusimayilinga, atwenga cyane cyane ari kumwe n'abana, yahura n'abongera agaseka. Hari umuntu w'umunezero cyane bitavugwa. Ndibuka hari ikintu turi benshi batamwibukiraho, ariko ndakibutsa madamu. Hari akantu umuntu yigeze kumubwira umunsi umwe amubaza, aravuga ati oya njyewe kumubona ndi umwere, nanga ikibazo n'ubundi muntu. Imyaka yari agezemo yakundaga ngo ategure ubugingo bwiwe, cyagira ikibazo kimuhagarara cyangwa ikizinga cyose kugira ngo azagere mu gihugu cyiza cy'amasezerano. Tubuze intwari, tubuze umukozi w'Imana, tubuze umubyeyi mwiza, kandi umuryango ukomere wihangane hamwe n'itorero. Impano yiwe Yoshua yahise ahagaruka, batari bamuzi. Amosi amaze kugenda, Yoshua arahaguruka afata ubwoko bw'Imana Kanani. Twizera neza ko mu mpano ziwe Imana ifata ikoti ryiwe ikaryambika abana bisa kugira ngo tuzamusange mu bwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha. ndagira ngo umuryango mwiza mbisembureho
ndabizi igihe cy'umubabaro dutera amashyaka twese buri muntu afite igikomere kubura umubyeyi si abantu twabana nawe tumaze twumva dufite byinshi twabivuga umuntu rero iyo umukunda ugira byinshi byo kuvugaho ndetse ntabwo bishobora guhera rero ndagira ngo ntere kuba niganisha ariko ntabwo nshaka kugira ngo neza umuntu tumwe n'igice ariko tugerageze tuvuge ariko sinshaka gusa ndabinginze ntiwicire mugenzi wawe uri wahagurutse haguruka nawe ntihagire uwicira mugenzi we muvuge uvana utuye nabyaye abana bose aribo turi hamwe mbese nk'uko bavuze amateka ye ari we umubyaza pe abaganga babyitiriye ntawe ndabyaza nabyaye abana babiri b'impanga tujya mu bitaro turi kumwe na mudogo basa n'abantu ariko ndashimira mudogo imana izamuhereza byiza nicyo mwifurize imirimo yose yakoze kuko byarushiwe nibyo byavuze yuko umuntu yaherekezwa n'imirimo yakoze yewe nta n'icyo navuga ni byinshi cyane muri kumuvugaho ariko imana izamuhereza byiza muraho nitwa Gatonda Justin abenshi baranzi uriya mukecuru watashye murumuna wa mabukwe njyewe nkunze murumuna w'uyu ariko twaserukiye umuryango nshimira n'abamerekeje kuva muri utaku batatumye ngenda jyenyine rero mu by'ukuri ndashimira musanzire wanjye numvaga twahagarana nibura amasegonda ntabwo bakereza nibura duhagarare buri gusa mwafasha tugahagarana akanya gatoya kuko uriya mukecuru yari uwacu twese twari tumusangiye rero impamvu mbwira mwene data ngo ahagarare hano yadufashije ikintu gikomeye ku bana umukecuru ndetse akaba ari wasaziye mu maboko nk'umubyeyi we mu by'ukuri imana igumugisha ndetse n'amadamu wawe nta kintu twabona twabahemba ariko imana wamujije izabahemba kandi turakwizeye icyo twashobora bamubona rero ntabwo navuga ngo hari ikindi twakora ngo nibura uzane n'umusubiraho imana wamujije cyane murakoze. murabakorera bw'imana baje kubashimira ko mwitabiye gutabara imana ibamugisha rero uyu mubyeyi washaje ni mama wacu ni mukadata wacu ntabwo mureka kuko uyu ni mwene data twarabanye tubana mu bwiza n'ububi ntabwo yagenze kwanga abana ba mugabo wabo iki yaratureze tubana mu mahoro ntabwo twagira uko tubivuga ntitwanabitsindaho yatubanye neza imana izamurize imubwire uko ridashira abana be tuzababa hafi ntabwo bazaba ari bonyine Haleluya, haleluya. Umukecuru rwose mwakoze kumva ubutwari bwo mu nzego zitandukanye mu bijyanye n'iyobokamana bimuziho gukora umutwaro cyane ariko mu bijyanye n'ubuvuzi umwana atangwagabye nabonetse mu Rubavu impande y'Ikavu abavuzi bo mu nzego zo hasi kabadogiteri barambuye barananirwa ubu gutangira kubora ati barakuza kurukora bafata mwabega bavuga ati mwabega
atuze ko wakoze atigiye gukora byinshi gusa yakoze ubwa gatatu rwamuganye bwakera rwanda rwarahoze kabisa nanjye ubwo mpamvu nazo kuri mukecuru twarabaye ndi kutugeze imbere y'umugabo ariko mbese n'intwari mu nzego zose zitandukanye imana imaze kuridashira